Turongeye turabashuhuje bene data bavandimwe, tugiye gukomerezaho tubana muri ibi bitabo by'ubuhanuzi, dutangira n'ibitabo by'abahanuzi batoya guhera hano ku gitabo cya Hoseya. Mu gihe uhereye kuri Yesaya ukageza kuri Daniyeli bitubwira abahanuzi bakuru, Hoseya kugeza kuri Malaki bitwa abahanuzi batoya. Hanyuma twari twabivuzeho ko kuva kuri Yesaya ukageza kuri Daniyeli aba ari abahanuzi bakuru, hanyuma kuva kuri Hoseya ukageza kuri Malaki abo ngabo ni abahanuzi batoya. Impamvu ni uko ibitabo by'abahanuzi bato biba ari bigufi kuruta iby'abahanuzi bakuru. Hoseya yahanuye mu gihe kimwe na Yesaya, ariko ahanurira muri Isirayeli, ubwami bw'amajyaruguru, kugeza ubwo batsindwaga n'Abasiriya. Isirayeli yari yaraguye mu migenzo y'abapagani, ivangirwa na politiki. Nyuma ya Yerobowamu, Isirayeli yari imaze gutegekwa n'abami batandatu mu gihe cy'imyaka 20. Bane muri bo bagiye ku ngoma ari uko bishe abo basimbuye. Byari ibihe bikomeye, ariko hirya yo kuramya ibishushanyo no kutizerwa kwabo, Imana yakomeje kubakunda no gushaka kwiyunga nabo. Ubwo butumwa bwanyuze mu buzima Hoseya yaciyemo, ubwo yabwirwaga gucyura umugore witwa Gomeri utari uwo kwizerwa. Ibice bitatu bibanza bitubwira uko Imana yategetse Hoseya gucyura Gomeri utaramubereye umwizerwa. Umutima wa Hoseya wari ubabajwe nabyo, ariko aramuhugura, amuha andi mahirwe yo kwisubiraho. Ibisigaye mu gitabo bikubiyemo amasomo ya Isirayeli kubera kutizera no kugomera Imana. Kubera ubusambanyi bw'abantu, igihugu ubwacyo cyaciweho n'ingaruka, cyangwa se cyagizweho n'ingaruka. Imana ihangayikira Isirayeli, ariko bazagibwaho n'ingaruka z'ibyaha byabo. Urukundo rw'Imana kuri Isirayeli ni nk'urw'umubyeyi n'umwana we, bigaragarira aha mu gice cya 11 ku murongo wa 1 kugeza 4. Ibiheruka ni uko ahari ibyiringiro byo guhemburwa no guhabwa umugisha. Ibiheruka ni uko hari ibyiringiro byo guhemburwa no guhabwa umugisha. Tubisanga mu gice cya 14 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 7. Hanyuma incamake z'icyo gitabo cya Hoseya ni izo ngizo. Reka dukomerezeho n'iki gitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Umwanditsi ntacyo yivuzeho uretse kuvuga izina rya se. Abarwa mu bahanuzi banditse kera, yabayeho mu gihe kimwe na Eliya na Elisa mu kinyejana cya 8 mbere ya Kristo. Yasobanuye icyago cy'inzige, avuga ko ari igihano cy'Imana. Inzige zari mbi kuruta igitero cy'ingabo, kuko ntacyo zasigaga gisa n'icyatsi kibisi. Nta cyasigaraga habe n'icyo gutambira Imana. Yoweli ahita ategeka igihugu gusenga, ariko hariho ibyiringiro kuko Imana yasezeranye kubahembura. Amahanga yatumye igihugu kigibwaho
n'imibabaro nayo azahanwa. Tubisoma hariya mu gice cya 3 guhera ku murongo wa 2 gukomeza ukageza ku wa 8. Yoweri akoresha ijambo umunsi w'Uwiteka ashaka kuvuga umunsi wa nyuma Imana izahaniraho igahemba abakoze neza igahana abigometse. Kandi ubwo Petero yabwirizaga ku munsi wa Pentekote yasomye amagambo ya Yoweri hariya muri 2 mu murongo wa 28 kugeza 32 nk'ubuhanuzi bwo kuza k'Umwuka Wera bwasohoye uwo munsi. Incamake z'iki gitabo ni izo ngizo. Twavugiye ko abahanuzi bato batagiye banandikana byinshi, niyo mpamvu incamake n'ubundi z'ibi bitabo ziraza kujya ziba nkeya. Dukomerezeho n'igitabo cy'umuhanuzi Amosi. Amose ntiyabaye umuhanuzi w'igihe kirekire nk'uko byagenze kuri ba Yeremiya na Yesaya. Yari umushumba w'umuhinzi w'ibi by'umutini. Iwabo hari mu majyepfo ya Yerusalemu, ariko Imana imwohereza muri Yerusalemu ubwami bw'amajyaruguru mu gihe Yerobowamu wa kabiri yari ku ngoma. Yakoze mu gihe kimwe na Hoseya, Yesaya na Mika. Isirayeli yimye amatwi ibyo Amose yababuriraga, kandi n'Amaziya umutambyi amubwira gusubira i Buyuda. Igice cya 7 guhera ku murongo wa 10 kugeza wa 13. Imyaka 30 ishize Siriya yanesheje Isirayeli, nayo ihita shyiraho ntiyongera kubaho. Harimo ibice bitatu mu buhanuzi bwa Mose. Mu gice cya 1 umurongo wa 1 kugeza 2, Mose abwira amahanga baturanye ayashinja ibyo akora bitukisha Imana. Nyuma ahindukirira Abayuda na Isirayeli abashinja ubugambanyi bwabo no kutumvira ibyo Imana yababwiye gukora. Amose cyane cyane abashinja kwibaraho gukiranuka, ubuhanuzi no kutita ku bakene. Nyuma mu bice 7 kugeza 9 aduha iyerekwa ry'ibizaba, agaragaza urubanza rukomeye rw'Imana izaca, ariko kandi ategereje igihe cyo kugarurwa ku Isirayeli, gukizwa no kwiyunga no gusanwa. Izi ncamake ndumva ari izo ngizo z'iki gitabo cya Mose. Hanyuma reka dukomerezeho igitabo cy'umuhanuzi Obadiya. Iki gitabo kigufi mu bitabo by'ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera, gihanurira Abedomu bene Esawu. Edomu yari iburasirazuba bw'amajyepfo y'inyanja ipfuye hafi ya Yuda. Nubwo bafitanye isano na Isirayeli, ariko ntibabubahaga nk'abavandimwe. Ubugome bwa nyuma, by'umwihariko ibyabaye mu gihe cyo guhanura kwa Obadiya, ubwo guterwa kwa Edomu tewe na Yuda, ingabo za Babuloni zikabashimuta mu mwaka wa 587 mbere ya Kristo. Umurwa mukuru wa Edomu witwaga Sela,
ukaba witwa Petra. Wari ahantu haringaniye hejuru y'urutare cliff, biteganye n'urutare ruto runyurwamo isoko. Nubwo byari bikomeye, babaye amahoro. Ayo mahoro yabateye kwibona no kwishyira hejuru. Nyuma y'imyaka mu kinyejana cya 5 mbere ya Kristo, Abarabu batsinze Abedomu, no mu kinyejana cya 3 abana batoya bigaruriye icyo gice. Herodi wategekanaga mu gihe cya Yesu yavukaga, yari Umwedomu. Ariko nyuma y'umwaka wa 70 nyuma ya Kristo, Edomu yaribagiranye, ntiyongera gutura muri icyo gihugu, harimo n'aho Abedomu bari batuye. Incamake z'iki gitabo cya Obadiya ni izo ngizo. Hanyuma turaje dukomerezeho n'igitabo cy'umuhanuzi Yona. Dukomeze n'igitabo cya Yona. Nanone by'umwihariko ataboneka mu kindi gitabo cy'abahanuzi bato. Iki cyo kitubwira inkuru ya nyiracyo, ntikivuga cyane ku bijyanye n'ubutumwa bukirimo. Kigaragaza ko Imana yita ku yandi mahanga, atari Isirayeli gusa, atari kwishimira kubahana gusa, ahubwo ibakunda. Yesu aboneka muri iyi nkuru isa n'iyo kuzuka kwe muri Matayo 12:40, Luka 11:32. Inkuru itangira Imana ihamagara Yona ngo ajye i Nineve, umurwa mukuru w'i Siriya, umurwa ukomeye, atinywa kandi udakundwa muri icyo gihe. Yona yigira mu bwato bujya ahandi, umuraba uje Yona asanga kugira ngo abari mu bwato babeho ari uko we bamujugunya mu mazi. Bamujugunye, urufi ruramuruka, ajya kubwiriza abantu iby'urubanza rw'Imana. Umurwa wose urihana. Yona arakarira Imana. Ashobora kuba yarababajwe n'uko kurimbuka yabavuzeho kutazababaho, cyangwa ko ishyanga yangaga ribabariwe. Imana imusubiriza mu zuba ry'icyokere cyinshi kugira ngo imwigishe yuko ifite uburenganzira bwo kwita ku bantu b'i Nineve. Hanyuma incamake z'iki gitabo cya Yona ni izo ngizo. Reka dukomerezeho n'iki gitabo cya Mika. Iki gitabo cya Mika, izina Mika risobanura usa n'Imana. Umurongo nyamukuru ni 7, igice cya 7 ku murongo wa 18. Ni igihe ni iyihe Mana ihwanye nawe, ibabarira gukiranirwa, ikirengagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo? Ntihorana uburakari bwayo iteka, kuko yishimira kugira imbabazi. Uyu muhanuzi yabayeho mu gihe kimwe na Yesaya, Amose na Hoseya. Yavugaga ku byaha bimwe n'ibyo Amose yavugaga: uburiganya, ubucuruzi, gukunda impiya
kutita ku bakene no ku idini itagira imana. Yabwirizaga ab'i Samariya na Yerusalemu, imirwa ya Isirayeli na Yuda. Ubutumwa bwe bwaburiraga abantu iby'urubanza ngo bishimire ubuntu bwayo. Icyo Imana ishaka ku bantu si ibitambo n'imigenzo y'amadini, ahubwo ni ukwera no kuyiba hafi. Igice cya 6 guhera ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8. Yuda na Isirayeli bazahanwa. Akomeza avuga ko Yerusalemu izahinduka icyitegererezo cy'abasenga ku isi, kandi Betelehemu izabona ivuka ry'uzakomoka mu muryango wa Dawidi uzategeka isi yose. Iki gihe kivuga kuri Noheli. Ibyaha by'umuntu bizamuzanira urubanza rw'Imana, ariko Imana igira ubuntu, ishaka ko habaho kuyigarukira no kubabarirwa. Hanyuma incamake z'iki gitabo cya Mika ni izo ngizo. Reka dukomerezeho n'igitabo cya Nahumu. Mu myaka mike mbere, Imana yatumye Yona kuburira i Nineve, umurwa mukuru w'i Siriya. Umurwa urihana, ariko kwihana kwawo ntikwatinze. None Imana yongeye gutuma Nahumu guhanura ko umurwa uzagwa. Nahumu ntiyatangirira i Nineve, ahubwo atangirira avuga Imana, umujinya wayo, imbaraga zayo, kugira neza no kwihangana kwayo. Yakoresheje amashusho yo kugaragaza ko Nineve izarimburwa. Imana yigeze gukoresha Nineve guhana abantu bayo Isirayeli, ariko yakoreshaga andi mahanga guhana no kurimbura Siriya. Mu gice cya 3 Nahumu agereranya Nineve n'indaya yariganije amahanga akwiye guhabwa igihano kimwe n'indaya. Nineve yaguye mu mwaka wa 612 mbere ya Kristo, ubwo yaterwaga n'igabana ry'ubutegetsi ry'Abayuda, Ababiloni n'Abasintiyani. Umugezi w'Itigirisi waruzuye umena muri Nineve, usenya inkuta zirinda umurwa. Aribyo byatumye ingabo z'abanzi zibasha kubona aho zinyura. Hagasohora ishusho igaragara muri 1:8-2:6. Inkuru y'urubanza Imana yaciriye i Nineve ihesha ihumure umuntu wese uterwa ubwoba n'ishyanga rikomeye ariko ridafite Imana, kuko Imana mu gihe gikwiriye izahana abatayubaha. Nyuma incamake z'icyo gitabo ni izo ngizo, ntabwo dutinda. Reka dukomerezeho n'iki gitabo cya Habakuki. Ni gute Imana yakwemera ko abantu bayo ubwayo ko bababara?
mu gihe ishyanga ritubaha Imana ritera imbere. Ese Imana nziza y'ukuri yakwemera ibyo? Ibi ni byo Habakuki yibazaga. Yahanuye mu gihe kimwe na Yeremiya atari kera, uhereye igihe Yuda yagwaga mu maboko y'ababateye. Nubwo Yuda atajyaga yubahiriza amasezerano n'Imana, Habakuki yabirengagaho akabaza Imana impamvu ibahanisha amahanga adakijijwe nka Babuloni kubahana. Imana imuha igisubizo, nubwo mu gice cya kabiri havuze ko izahana abatayubaha batayumvira, ariko hagati aho uwizera azabeshwaho no kwizera. 2:4. Kwizera yuko Imana izahana abanyabyaha mu isi mu gihe cyayo mu buryo bwayo, no kwizera yuko Imana izaha umugisha yite ku bantu bayo. Iyo mirongo nyamukuru yakoreshejwe inshuro 3 mu Isezerano Rishya mu gusobanura inkomoko y'agakiza k'Abakristo. Abaroma 1 igice cya mbere umurongo wa 17, Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 11, n'Abaheburayo igice cya 10 ku murongo wa 38. Igice cya 3 ni nka Zaburi ishushanya Imana nk'igitero cy'ingabo. Ubutumwa burimo n'ubu: nubwo yakuraho ibinezeza byose mu buzima, ikomeza gushimwa kuko iba ikiri Imana. 3:18 na 19. Hanyuma reka dusoze incamake z'iki gitabo cya Habakuki, dukomerezeho n'iki gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya. Zefaniya avuga amateka y'umuryango we kuruta undi wese mu bahanuzi batoya. Yakurikiranye igisekuruza cye kugeza kuri Hezekiya, kandi yahanuye mu gihe cyo ku mwami Yosiya. Abami babiri bamubanjirije, Manase na Amoni, bari bafite amatwara mabi ku bijyanye Abami babiri bamubanjirije, Manase na Amoni, bari bafite amatwara mabi ku bijyanye n'umubano Yuda yari afitanye n'Imana. Mu gihe cyo gutegeka kwa Yosiya, igitabo cy'amategeko ya Mose cyongeye kuboneka mu rusengero, bituma Yosiya azana ububyutse mu gihugu. Nta gushidikanya Zefaniya yagize uruhare muri ubu bubyutse. Avuga iby'umunsi w'Uwiteka, ijambo ryakoreshejwe na Habakuki mu kuburira abantu iby'urubanza ruzaza n'imigisha ku babaye abizerwa. Uwaba yarategereje ko umugisha w'Imana wamaze gutangwa, ashobora kuba atekereza yuko iby'urubanza we bitamureba, ariko Imana itungura abantu bashyize ibyiringiro byabo mu idini aho kuba abantu b'Imana bakizerwa. Yerusalemu no kwiyemera kwayo kenshi yaciriwe urubanza. Muri igice cya 3 umurongo wa 1,
kugeza uwa karindwi, ariko Imana yisigarizaga abantu mu gihe cyayo, ikabahembura. Kuvuga ngo Imana yisigarizaga abantu bayo mu gihe cyayo ikabahembura. Incamake z'icyo gitabo ni izo ngizo. Hanyuma mu kanya reka tuze dukomerezaho n'igitabo cy'umuhanuzi Hagayi. Hanyuma reka dukomerezeho n'igitabo cy'umuhanuzi Hagayi. Abahanuzi batatu bo mu isezerano rya kera bahanuye mu mwaka wakurikiye ijyanwa ryo muri Babuloni. Mu gihe itsinda rya mbere ryagarukaga rivuye mu buhungiro riyobowe na Zerubabeli umwuzukuru w'umwami Yehoyakini, bagize itangiriro ryiza ryo kubaka urusengero ari rwo Abababironi basenye mu mwaka wa 587 mbere ya Kristo. Ariko ntibyatinze kubera amahoro no kurwanywa, akazi karahagarara. Hashira imyaka nta gikozwe kugeza ubwo Hagayi na Zakariya bongeraga gukangurira abantu kongeramo imbaraga. Nyuma mu mwaka wa 516 mbere ya Kristo, urusengero ruruzura. Ijambo nyamukuru rya Hagayi, nubwo atari urusengero, yanditse ku bintu akwiye gushyira imbere, ari cyo kibazo abantu benshi b'Imana bagira. Abantu biyubakiye amazu yabo meza, ariko inzu y'Imana yabaye umusaka. Abantu bahisemo nabi ibikwiye kubanza. Hagayi rero abahatira gufata icyemezo. Igitabo ubwacyo n'ubutumwa 5 bukurikiranye. Buri gice kiri mu matariki y'umwaka wa 520 mbere ya Kristo. Igice cya mbere, 2 kugeza 15. Menya ikibazo cyo gutakaza ibikwiye kujya mbere no gukangurira abantu kongera kubaka. Urusengero rwaburaga ubwiza nk'ubwo mu rusengero rwa Salomo, ariko rwari kuzagira ubwiza butagereranywa, kandi abantu baturutse impande zose. Menya ko urusengero rwaburaga ubwiza butagereranywa, kandi abantu baturutse impande zose. Hanyuma reka dukomerezeho. Turacyari muri iki gitabo cya Hagayi kitubwira igitabo ubwacyo n'ubutumwa 5 bukurikiranye. Ndi muri igice kiri mu matariki y'umwaka 520 mbere ya Kristo. Menya ikibazo cyo gutakaza ibikwiye kujya mbere no gukangurira abantu kongera kubaka. Urusengero rwaburaga ubwiza nk'ubwo mu rusengero rwa Salomo, ariko rwari kuzagira ubwiza butagereranywa, kandi abantu baturutse impande zose bakajya barusengeramo. Menya ko urusengero rwaburaga ubwiza butagereranywa, kandi abantu baturutse impande zose. Menya ko byari byarahanuwe Yuda kwirengagiza Imana byatumye bandura, ariko Imana yari kuzabaha
umugisha kumvira kwabo no kubeza, ikabavugurura n'ibibwirwa Zerubabeli akaba n'umukurambere wa Kristo. Imana yaramutoranije kandi imukoresha imigambi yayo. Hanyuma incamake z'icyo gitabo cya Hagayi ni izo ngizo. Reka dukomerezeho n'incamake zigize iki gitabo cya Zakariya. Harimo ubuhanuzi buvuga kuri Mesiya ari we Kristo. Igitabo cya Zakariya kuruta ahandi hose mu bitabo by'abahanuzi bato, abahanuzi ba kera bavugaga ko Zakariya yari umutambyi akaba n'umuhanuzi ngo yiciwe ku rusengero. Matayo 23:35. Igitabo cyanditse mu buryo bw'iby'imperuka n'ibyahishuwe. Harimo byinshi bifite icyo bishushanya. Ibice 8 bibanza ni amayerekwa gusa, naho ibice 9 kugeza 14 ni ubutumwa bukuru bukurikirana. Igice cya mbere gishushanya umuntu uri ku ifarashi azenguruka mu isi nk'uko umuperesi yakabikoze. Ubu butumwa ni bumwe mu buhumuriza. Amahembe 4 bishushanya kurangira kwa kavuyo kagushije abantu b'Imana. Igice cya kabiri kirimo umuntu ufite metero yo gupimisha yitegura kubaka Yerusalemu. Igice cya gatatu gishushanya Imana yeza Yosuwa ku murimo w'umutambyi mukuru. Igice cya 4 gishyigikira kongera kubaka urusengero, twibutse ko Zerubabeli atari yagakora ariko azawurangiza. Igice cya 5 cy'umuzingo wacyo ugaruka gishushanya gukurwaho k'umuvumo n'intege nke mu gihugu. Amagare hariya 6. Igice cya 6 kivuga amagare. Ongera wibuke ifarashi izenguruka isi mu gice cya mbere, mu gihe gukuza Yosuwa bigaragaza ishusho ya Mesiya uzaba afite ingofero ebyiri, umuhanuzi n'umutambyi. Igice cya 7 gishishikariza abantu gusenga no kwiyiriza ubusa. Mbese babikora ari ukubaha Imana cyangwa ni imigenzo gusa? Icyo kibazo kibazwa abantu bose b'Imana. Igice cya 8 kivuga ubwiza Imana izaha Yerusalemu igihe cy'amahoro no gutera imbere. Igice cya 9 umurongo wa 11 kivuga kuri Isirayeli n'andi aturanye nayo. Mesiya azaza ari ku ndogobe, si ku ifarashi, nk'ikimenyetso cy'amahoro. Kuko abantu b'Imana banze ubufasha bwayo, nayo ikemera ko igihugu gicikamo ibice. Igice cya 12 kugeza 14 kivuga ibyo mu gihe kizaza. Imana yari kuzakuramo abahanuzi b'ibinyoma ikeza abantu bayo. Igice cya 19 kivuga intambara ya nyuma mu gihe kizaza, ubwo isi yose izahinduka ubwami bw'Imana. Incamake z'iki gitabo ni izo ngizo. Dukomerezeho tunasoza isezerano rya kera, turebera hamwe iki gitabo cya nyuma mu isezerano rya kera, Malaki. Izina Malaki risobanura umugaragu
cyangwa se intumwa. Izina rikwiriye umuhanuzi w'Imana. Yahanuye mu mwaka wa 400 mbere ya Kristo, mu gihe abantu b'Imana batakaje ubufatanye n'ubusabane bwabo n'Imana. Hagayi na Zakariya bakanguriye abantu kongera kubaka urusengero, ariko noneho ibihe byari bikomeye, umugisha basezeranijwe wari utaraza. Abantu bakavuga ngo Imana ko yabatengushye. Icyakurikiyeho batangiye gucika intege mu gusenga no kubahiriza amategeko Imana yabahaye. Malaki ababaza ibibazo byo kubakangurira kwibuka no gusubira mu bufatanye bwabo n'Imana. Abantu bashidikanya urukundo rw'Imana, ariko Malaki abibutsa babyara babo Abedomu bajyanyweho iminyago ntibagaruke, kandi Isirayeli yo yaragarutse. Abantu ntibari bacyubaha Imana, ntibitange nk'uko bikwiriye. Imana izahana abatambyi. Itandukaniro ryabo n'Imana ryagaragazaga kwahukana gukomeye. Kubera ibi byaha, Imana isezeranya kohereza intumwa. Wari ukweza abantu bayo. Abantu ntibari bagitanga icya cumi, bakima Imana, bakiba imigisha yabo ubwabo. Muri Malaki 3 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8. Igice cya 4 kivuga igihe Imana izashyira ibintu ku mugaragaro, igahana abayisuzuguye, igahemba abayubashye. Imirongo isoza igaragaza ibya Yohana umubatiza kuza kwe byateguraga inzira yo gusorezamo umugambi w'Imana binyuze muri Yesu Kristo, umwana wayo. Imana ibahe umugisha mwebwe twabanye kuva mu gitabo cy'Itangiriro kugeza muri iki ngiki cya Malaki. Isezerano rya kera turarirangije, hanyuma ubutaha nitwongera tuzakomerezaho dutangira isezerano rishya, naryo turisoza kugeza ibitabo 66 byose birangiye. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibakomereza amaboko. Icyo mbifuriza buri munsi ni iherezo ryiza. Icyo twifuza twese ni ukuzabana n'Imana mu bwami bwayo. Mukomeze mugubwe neza. Imana ibahe umugisha kandi ibahire mu byo mukora byose. Amen.